se kwakozwe n'abanditsi b'irangamimerere bafite ububasha. Abanditsi b'irangamimerere bafite ububasha bavugwa ni batatu: ubushobozi bwo gushaka imitungo, izo nshingano nizo zifata, na mugenzi we yazazibona bakunganirana. Mu rugo rero, iyo ibitunga urugo byamaze kuboneka, tubagira inama y'uko ibisagutse babizigama kugira ngo bateganyirize urugo kuzakemuririza abawurimo ndetse n'abazawukomokamo uko bagomba kubaho, aho kugira ngo bazabe umutwaro kuri leta cyangwa se abe umutwaro ku muryango. Ababyeyi nabo bashishikariye gufasha abana kugera muri icyo kigero. Cyakora abafite ubushobozi akaba yakomeza umwana agakomeza kugera aho yumva ubushobozi bw'umuryango bugarukiye, ariko iyo ubushobozi butabonetse kujya muri imyaka 20 izo nshingano nizo zifata, na mugenzi we yazazibona bakunganirana.